nyagasa uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubawe nyagasa ni nyagasa wakoze ibikomeye tubibonye turizera eshada Shaddai, Shaddai, Ekamkana Adona, wakijisha Bisiraye, ingabo za Farao, ukorinzira mu mazi. Nongeye gusuhuza abanyeshuri beza cyane, hari hashize iminsi itari mikeya tutabasha kongera guherukana ngo tuganire turebana kuri televiziyo, ariko Uwiteka yabidushoboje uyu munsi twongeye guhurira hamwe kuri televiziyo Amateka TV Rwanda no kubishimira Uwiteka. Mbere yuko dutangira rero ikigisho cyacu cy'uyu munsi nkuko gahunda isanzwe imeze, reka tubanze twiragize Uwiteka. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe mu isi no mu ijuru. Twongeye kugushimira uyu mwanya mwiza wo kwigishwa no guhugurwa nawe, utujye imbere utubere urumuri. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri uyu mwanya rero nta mahirwe nanone akomeye kugira ngo tubashe gukomeza kwigira hamwe ibyerekeranye n'ijambo ry'Uhoraho. Mbere ko dutangira mu byigisho bibanza, haraho nigeze kubabwira ubutumwa bumwe nigeze guhabwa mu 1989 hari mu kwezi kwa 11. Icyo gihe nigaga muri Université y'Abadventiste Mudendera ku Gisenyi muri faculté ya théologie. Icyo gihe nababwiye ko nabonye Bibiliya irambuye imbere yanjye mu gitabo cy'ibyahishuwe, noneho mbona amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe, ariko amagambo ntago yari asanzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, ariko nabonaga ari yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ayo magambo yavugaga ati nyuma y'iminsi 4 ibyago bigiye kumanukira abanyarwanda. Bishaka kuvuga nyuma y'imyaka 4 ibyago byagombaga kumanukira abanyarwanda. Hari mu 1989 mu kwezi kwa 11, yongeyeho imyaka 4 biragenda bikagwa mu mwaka wa 1993 mu kwezi kwa 11. Amahano rero yamanukiye abanyarwanda murabizi, muzi ko byabaye mu kwezi kwa 4 byatangiye indege y'umukuru w'igihugu maze guhanurwa. Ijambo ry'Imana ni rizima, icyo Uwiteka avuze kirasohora. Uyu munsi wa none rero nabwo tugiye turarebera hamwe irindi jambo rikomeye Uwiteka arageza by'umwihariko ku banyarwanda. Ikigisho cy'uyu munsi umutwe wacyo uravuga ngo Yohana umubatiza imbere ya Herode. Yohana umubatiza imbere y'ubuyobozi bw'u Rwanda. Iki nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe uyu munsi wa none. Ni icyigisho turasangamo ijambo rikomeye ry'Uhoraho. Hasaba abanyeshuri beza ngo mugikurikire neza, kuko Uwiteka atubwirira mu nzira zigiye zitandukana. Yesu ati, n'amagambo ari muri Matayo 11:11. Yesu ati, ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza. Aya ni amagambo akomeye Yesu Kristo yatangaje asingiza, yerekana ubutwari bwa Yohana umubatiza imbere y'Uhoraho. Kuki Yesu yavuze aya magambo? Marayika asubiza iki kibazo cya Yesu,
asubiza ikibazo turi kwibaza. Iyo dusomye muri Luka igice cya mbere murongo wa 13 kugeza 15 hari amagambo akurikira, ari naho turasanga marayika asubiza iki kibazo dushobora kwibaza kuki Yesu yavuze ko mu babyewe n'abagore Yohana ntawe umuruta. Kadusome twumve. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Aya magambo turayasanga muri Luka igice cya mbere kugeza 13, igice cya mbere murongo wa 13 kugeza 15, ni amagambo yavuzwe na marayika Gabriel. Tugiye kureba ibyaranze Yohana umubatiza, ari nabyo byatumye ashimwa agasingizwa n'uhoraho akitwa umukuru imbere y'Uwiteka. Hari ibintu bigera kuri 4 tugiye kurebera hamwe. Cyambere, Yohana umubatiza yaranzwe no kwicisha bugufi. Uwiteka ikunda abantu bicisha bugufi. Uwiteka yanga abibone, abishyira hejuru, abumva ko baruta abandi, abumva ko bakomeye, abumva ko batakwigira naboroheje. Ntabwo Uwiteka akunda abantu ameze gutya. Yohana umubatiza rero umuntu wicisha bugufi. Kwicisha bugufi kwa Yohana umubatiza kwagaragariraga mu myambarire. Burya uburyo twambara imyenda bishobora kugaragaza imico yacu. Bishobora kugaragaza niba turi abantu bicisha bugufi cyangwa se niba turi abantu bashaka kwiyerekana. Imyambarire burya ifite ibintu bikomeye cyane mu kugaragaza icyo turi cyo. Yohana umubatiza rero kwicisha bugufi kwe kwagaragariraga mu myambarire, kwagaragaraga mu mirire. Burya imirire nayo nuko ibyo turya bishobora kugaragaza icyo turi cyo, ndetse byanagaragariraga mu mibanire y'abantu n'abandi. Hari abantu usanga batabasha kubana n'ababonetse bose, akumva ko wenda n'abantu bashobora kubana n'abantu bo hejuru, ariko bandi bo hasi kubana nabo akaba ari ikibazo. Ariko Yohana umubatiza ntabwo ariko byari bimeze. Yohana umubatiza yabanaga yaba bakene, yaba boroheje, yaba ameze gute, uwo ari we wese yabanaga nawe, n'abakomeye n'abami. Mu kanya turaza kubona ikiganiro yigeze kugirana n'umwami Herode nuko byaje kugenda. Ikindi cya kabiri cyerekana cyatumye Yesu Kristo avuga ko Yohana umubatiza mu babyewe n'abagore ntawe umuruta, yari umwigisha w'intangarugero. Ibyo yavugaga, ibyo yigishaga byabaga biri muri we. Hari abigisha bamwe usanga ibyo bigisha bitandukanye n'ibyo bakora. Ntabwo ari byo rero. Ni ukuvuga ngo ibyo twigisha bigomba guhura n'ibyo dukora, ni nabyo bitanga umusaruro. Yohana umubatiza nawe rero niko byari bimeze. Yari umwigisha w'intangarugero. Ibyo yavugaga nibyo byari ubuzima bwe. Yigishaga ibimurimo kandi akabikora. Ikindi cya gatatu ni uko Yohana umubatiza yamaganaga icyaha mu izina ryacyo, aho cyabaga kiri hose n'uwabaga ari kugikora uwo ari we wese, atitaye ku ngaruka zishobora kuvuka. Ari nacyo yaje kuzira, turaza kuza kwibona. Nguko uko Yohana umubatiza yari ameze. Ntabwo yatinyaga kwamagana icyaha aho cyabaga kiri hose n'ugikoze wese. Cyabaga gikozwe n'umuntu woroheje yaracyamaganaga, cyabaga gikozwe n'umwami yaracyamaganaga. Ngiyi imibereho ikomeye cyane Yohana umubatiza yabashe kumuranga mu buzima bwe, ndetse ari nayo yanatumye bimugiraho ingaruka, kuko ataryaga iminwa imbere y'abantu bakoraga ibizira. Ikindi kintu rero nanone dushobora kutirengagiza kuri Yohana umubatiza, Yohana umubatiza yoherejwe kugira ngo ategure inzira ya Yesu Kristo. Muri makeya ibi ni ibintu 4 by'ingenzi
biranga Yohana umubatiza woherejwe mbere ya Yesu kugira ngo ategure inzira ye. Tugiye kureba hamwe none ahangaha rero icyo Yohana umubatiza yazize. Yohana umubatiza yazize iki? Icyo Yohana umubatiza yazize turagisanga muri Matayo 14 umurongo wa mbere kugeza 15. Uwamwishe ubwe arabyivugira icyo yazize. Reka twumve uko byagenze. Icyo gihe umwami Herode yumvise inkuru ya Yesu, abwira abagaragu be ati, uwo ni Yohana umubatiza wazutse, nicyo gituma akora ibitangaza. Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha, akamushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari mukamwene se Filipo. Kuko Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko umucyura. Yifuzaga kumwica ariko atinya abantu kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Nawe amaze koshywa na nyina aramubwira ati, mpa igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Umwami arababara ariko ategeka ko bakimuha ku bw'indahiro yarahiriye imbere y'abasangiraga nawe. Atuma mu nzu y'imbohe ngo bace igihanga cya Yohana. Bazana igihanga cye ku mbehe, bagiha umukobwa agishyira nyina. Abigishwa be baraza bajyana umurambo barawuhamba maze bajya kubwira Yesu. Matayo 14 umurongo wa mbere kugeza 12. Aya ni amateka ababaje kandi ateye agahinda y'abayobozi batubahiriza inshingano zabo. Iyo Imana itoranije abayobozi ngo bayobore abaturage, inshingano zabo, umukoro wabo ni ukubahiriza uburenganzira bw'abaturage, bakabafata neza. Kuko burya umuyobozi aba ari nk'umubyeyi mu rugo. Umuyobozi ni nk'umubyeyi mu rugo. Burya umukuru w'igihugu burya ni nka papa mu rugo. Ingo zose zo mu gihugu ziteranije nizo zibyara igihugu. Niyo mpamvu rero nk'uko umubyeyi mu rugo, umupapa mu rugo agomba kwita ku bana, akita ku bari mu rugo bose, akabamenya uburenganzira bwabo, ni nako abayobozi bagombye kwitwara. Iyo rero umubyeyi nk'uyu atubarije uburenganzira bwabo ayobora, ashinzwe kwitaho, ahubwo akabuhonyora, aba ari agahinda gakomeye cyane. Muri make rero nguko byagenze. Yohana umubatiza yarishwe bitewe n'uko Herode yafashe umugore w'umuvandimwe we kandi amategeko atabyemera, aramurongora. Amategeko ntabwo abyemera, aramurongora. Icyo gikorwa kigayitse cy'umugayo cy'amahano Yohana umubatiza yarakigaye, abwira Herode, ntago wemere ko warakoze ibyo bintu. Arabimubwira. Herode biramubabaza, ahita afata Yohana umubatiza aramufunga. Ariko yari afite gahunda yo kumwica bitewe n'uko abaturage bose bakundaga Yohana kandi bazi ko ari umuhanuzi. Agira ubwoba, amujugunya muri kasho. Abahunga ariko igihe kigeze nibwo uriya mukobwa wa Herodiya yabyinaga, ari nawe yabyaranye na Herode. Herode yishimye ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Maze umumama mubi, umumama w'igica, umumama twamwita w'umugome, yigisha umwana we kwica. Hari ababyeyi bigisha abana babo kwica. Niba umwami yarabwiye ati, nsaba icyo ushaka kana kanjye ndakiguha, nyina akamubwira ati, genda mubwire ko ushaka igihanga cya Yohana. Murumva uburere yahaye umwana we. Hari ababyeyi bameze gutyo. Ibyo Abanyarwanda bavuga ngo uwiba ahetse abayigisha hehe wo mu mugongo. Biteye agahinda. Nuko rero Yohana amuca igihanga, nuko bagishyira ku mbehe, bagiha kakana k'agakobwa akagishyira umwami Herode. Ngaya amaherezo ya Yohana umubatiza kubera kwamagana ikibi. Hano rero Yohana umubatiza
yazize kwamagana icyaha aho yakibonega, aho cyari kiri hose. Ubwo umwami Herode yakoze icyaha cyo kurongora umugore wa mwene se Filipo kandi amategeko atabimwemerera, Yohana atitaye ku ngaruka zo kwamagana ikibi yabwiye umwami Herode ko yakoze amahano, ko amategeko atabimwemerera. Hano reka turebere hamwe umubare w'18 ukuntu amategeko yabiteganyaga. Haravuga hatya ati: ntuzaryamane n'umugore w'umuvandimwe wawe, kuko kumwambika ubusa byaba ari ukubahuka umuvandimwe wawe ubwe. Uku niko amategeko yabiteganyaga. Nacyo cyatumye Yohana Umubatiza yamagana ikibi umwami Herode yari yakoze. Ntabwo Yohana Umubatiza yatinyaga kwamagana icyaha aho yakibonaga hose. Izo zari inshingano ze kandi zigomba natwe kuba inshingano zacu. Uhoraho rero muri iki gihe akeneye abashumba bafite umwuka wa Yohana, akeneye abapadiri bafite umwuka wa Yohana, akeneye abashehe bafite umwuka wa Yohana, akeneye abihaye Imana bafite umwuka wa Yohana, bamagana ikibi, icyaha mu izina ryacyo naho kiri hose. Muri gihe cya none hari ikintu usanga kibabaje kandi giteye agahinda. Abakristo, abisilamu, abapasitori, abapadiri, abashehe n'abandi bavuga ko politike itabareba ngo si yabo. Benshi mu bakuriye inzego za politike bakora amahano. Bakora amahano nk'ayo Herode yakoze, bagahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, maze abihaye Imana bagombye kwamagana ibyo bintu ugasanga bavuga ngo ntago bibareba. Mu kuri iyi nyifato ntago ari nziza kandi iragayitse. Imyitwarire nk'iyi ni imyitwarire igayitse, ntabwo ari myiza. Ni ukuvuga ngo abantu bihaye Imana, baba abapasiteri, baba abapadiri, baba abashehe, baba abandi bose, bumva ko bahamagariwe gukorera Uwiteka, bagomba kwamagana ikibi aho bakibona hose. Uku niko Yohana Umubatiza yabayeho, uku nibwo buryo Yesu Kristo yabayeho, ubu nibwo buryo abahanuzi bose bakira bakoraga. Ntabwo rero uyu munsi wa none bigomba guhinduka ngo twifate amaboko, abantu bakora ibizira, bakora ibibi turebere. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, biratureba. Nitutabivuga, nitutabyamagana, Uwiteka azabitubaza. Satani n'umujura. Satani n'umujura yibye ikiragano cy'abana b'Imana agishyira mu biganza by'abatubaha Imana, ariko Uhoraho ntazemerera Satani gutunga ibijurano. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu umuhanuzi Daniyeli yeretswe iki kiragano cy'abana b'Imana kigarurwa mu biganza by'abana babo. Daniyeli abivuga muri aya magambo: ngewe Daniyeli, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashirakinyoma y'ibyo byose. Arabimbwira, ansobanurira impamvu zabyo, ati: izo nyamaswa nini uko ari enye ni abami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bubu bwabo iteka ryose. Aya niyo maherezo meza yerekeranye n'imiyoborere y'isi. Ni ukuvuga ngo politike yo kubora igihugu, politike yo kuyobora isi ntabwo ari ikiragano cy'ibyigomeke, reka da. Ntabwo ari ikiragano cy'abantu batubaha Imana, reka da. Iki ni ikiragano cy'abera b'Uwiteka. Amaherezo ya byose rero, ubu byose bigiye guhinduka, isi igiye kuyoborwa n'abana b'Imana. Niko bimeze. Abibwiraga ngo politike ngo ni ikiragano cy'abandi bantu, ntabwo ariko bimeze. Bakristo rero, Abayisilamu n'abandi bihaye Imana, politike ni ikiragano cyacu, tugomba kubimenya. Satani yibye icyo kiragano akitike. Niyo mpamvu Uhoraho agiye byose kubigira bundi bushya, akagarurira abera be icyo bibwe. Politike yo kuyobora isi ni ikiragano cy'abana b'Uwiteka. Niyo mpamvu Yohana Umubatiza atatinyaga kwamagana abayobozi gito. Iyo yabonaga bari gukoresha ubasha bwabo nabi, yarabamaganaga, kuko yarazi neza ko politike yo kuyobora igihugu ntabwo ari ibyigomeke, ni abana b'Imana. Ibi rero nabyo byavuriyemo Yohana Umubatiza
guhohoterwa kuko yaramaganaga ikibi akageza no ku mwami agahagarara imbere ye akamagana, nk'uko umuhanuzi Eliya nawe yamaganye ikibi agahagarara imbere y'umwami Ahabu akacyamagana. Uko niko abana b'Imana bagomba kubaho muri iki gihe. Iyi niyo mibereho tugomba kubaho. Abameze gutya nibo Yesu avuga ati mu babyawe n'abagore ntawe ubaruta. Ni amagambo meza uyu munsi wa none nawe wagombye kubwirwa. Yesu ati mu babyawe n'umugore ntawe ukuruta, mu babyawe n'umugore ntawe unduta. Nitugira imibereho nk'iya Eliya, tukagira imibereho nk'iya Yohana Umubatiza. Imyitwarire ya Yohana Umubatiza rero niyo yatumye Yesu avuga ati ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza. Uyu munsi wa none Yohana Umubatiza aramutse azutse akazukira hagati y'Abanyarwanda, hari imirimo ikomeye yakorera hagati y'Abanyarwanda. Uyu munsi wa none Yohana Umubatiza aramutse azutse akazukira hagati y'Abanyarwanda, hari imirimo ikomeye yakorera hagati y'Abanyarwanda, kuko hari ibintu byinshi atakwihanganira. Tugiye kureba kimwe umurimo ukomeye cyane yakora. Uyu munsi tugiye kureba umurimo wa mbere, ubutaha tuzareba umurimo wa kabiri. Hari urutonde rw'imirimo ikomeye Yohana Umubatiza yakora aramutse azutse hagati mu Banyarwanda. Uyu munsi turareba umurimo wa mbere. Icyambere, yakwamagana yivuye inyuma ivangura rikomeye rikorerwa imfubyi z'Abanyarwanda. Iki ni icyaha gikomeye Yohana Umubatiza atakwihanganira, naho cyamucisha umutwe. Ni gute imfubyi ababyeyi babo bishwe n'interahamwe zitabwaho, zikarirwa amashuri, zigakorerwa ibikenewe, ariko imfubyi ababyeyi babo bishwe n'ingabo za RPF inkotanyi zikajugunwa ntizitabweho? Ibyo bintu wabisobanura ute? Aya ni amahano. Imfubyi zose ni imfubyi, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umutwa, imfubyi yose ni imfubyi. Iki cyaha cy'ivangura rikomeye rikorerwa hagati y'imfubyi z'Abanyarwanda ni icyaha gikomeye cyitwa mu mategeko icyaha cy'ubugome. Ni icyaha cy'ubugome. Gufata imfubyi ababyeyi babo bazize ibintu bimwe, bamwe ukumva ko bagomba gufashwa, abandi ukumva ngo nta gaciro bafite. Iki ni icyaha cy'ubugome. Mu zindi ndimi bakita crime, ahandi bakita apartheid. Ni ivangura rikomeye cyane. Ivangura rikomeye cyane. Ibyaha nk'ibi nibyo bituma Abanyarwanda bakubitana n'imivumo idashira, bakoyorwa ibyo ari byo. Kurobanura imfubyi ni amahano. Imfubyi zose ni imfubyi, abapfakazi bose ni abapfakazi. Imfubyi ababyeyi babo bishwe n'interahamwe, n'imfubyi ababyeyi babo bishwe na RPF inkotanyi. Izi mfubyi zose zifite uburenganzira bungana bumwe imbere y'amategeko. Niba hari avantage, niba hari privilege, bose bagomba kuzisangira. Baba Abatutsi, baba Abahutu, baba Abatwa. Uko bimeze. Abayobozi bose rero bivanze muri ivangura, uhereye ku mukuru w'igihugu ukageza ku muyobozi wo hasi. Niba badasaba imbabazi Imana n'Abanyarwanda, mu minsi iri imbere bazahagarara imbere y'ubutabera. Mbaye mbaburiye. Biteye isoni, biteye agahinda kubona umwana wari ufite ababyeyi badahuje ubwoko, umwe akicwa n'interahamwe, undi akicwa na RPF inkotanyi, ariko leta y'u Rwanda ikanga gufasha umwana warokotse kuri abo babyeyi, ko kubera ko umwana umwe, umubyeyi umwe yari umuhutu. Banyarwanda, ibi ni ibiki? Abantu bigize, bafite za doktora, bazi gusoma, umuntu agahangara agakorera mu marurerwa. Nagahoma. Indwara y'ubugome tuzayikira ryari? Birababaje. Abanyarwanda turanze twigize ruvumwa mu isi yose. Wagira ngo turi abana b'abagome. Wagira ngo turi abana ngo twarozwe ubugome. Ntabwo byumvikana. Umuntu utekereza ufite ubwenge, ugakora ibintu nk'ibyo ngibyo.
interahamwe zishe umubyeyi w'umututsi, RPF inkotanyi yishe umubyeyi w'umuhutu. Abo ni ababyeyi babiri babyaranye abana, n'abana babyaranye ntibabitayeho ngo kubera umubyeyi umwe ngo n'umuhutu. Ibyo bintu ni biki? N'amahano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ingoma mbi irihirika. Ko bimeze, ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya. Ingoma mbi irihirika ubwayo. Ugiye kure uko bigiye kugendekera abayobozi n'abahire. Mu minsi ishize hari uwihandagaje nta n'isoni imbere y'isi yose, nuko aravuga ngo nta wamushobora. Ariko hari abantu batagira isoni. Umuntu wavutse nk'abandi akavuka nk'uko abandi bavuka, agapfa nk'uko abandi bapfa, ugahagarara imbere y'abantu ngo nta wamushobora. Haba mu ntambara, haba mu ki, nta wamushobora. Ntabwo ari byo. Uko ni ugukora Imana mu ijisho, no gusuzugura umuremyi. Uwiteka niwe wimika kandi n'ukuraho. Iri ni ihame ridakuka. Uzareba abategetse isi ko hari abakiriho. Farawo ari he? Mobutu Sese Seko ari he? Saddam Hussein ari he? Gaddafi ari he? Idi Amin ari he? Tujye twigishwa n'amateka. Kuvuga amagambo nk'ari no gukora Imana mu jisho. I Sodomo na Gomora Uwiteka yari imanukiye ubwe kubera ubugome ndengakamere bwari buhari nk'ubw'i Kigali, maze arahatwika. Se mutekereza ko Sodomo na Gomora bari babikurusha b'i Kigali? Niko mwibwira? Reka da. Kigali turi babi cyane kurusha Sodomo na Gomora. Ntimukibeshye Banyarwanda. Uwiteka waje Sodomo na Gomora uyu munsi wa none yaramanutse ari Kigali. Mwitegure. Nabwiye ko uyu munsi mbageza ijambo ry'Uwiteka. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuga, ntabwo ari akanwa kanjye. Uwiteka waje Sodomo na Gomora yaramanutse uyu munsi wa none yaramanutse ari Kigali. Kigali igiye gushumikwa nk'uko Sodomo na Gomora yashumitswe. Abazarokoka bazahishwa mu mababa y'Uhoraho gusa. Inkugi y'Abanyarwanda nimwe rukumbi, imwe gusa: kubaha Uwiteka ku manywa na nijoro. Abubaha Uwiteka ku manywa na nijoro ubwo nibwo buhungiro. Ariko ibyigomeke, ibyigenge, bivuga ngo nta wabishobora, umunsi wabo uraje. Uwiteka aravuga ati: ntimuzagirire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi. Numugirira nabi akantakira, nzumva amaganya ye, maze uburakari bwanjye bugurumane, mbamarire ku nkota. Abagore banyu bapfakare, n'abana banyu babe imfubyi. Izi ni ingaruka z'abarenganya imfubyi. Aya magambo nakanwa k'Uwiteka kayavuga ari mu Kuva 20:21 kugeza 23. Izi ni ingaruka z'ibyigenge zirenganya imfubyi n'abapfakazi, zirobanira imfubyi n'abapfakazi. Uwiteka arakomeza. Se w'imfubyi, umutabazi w'abapfakazi, ni Uwiteka mu buturo bwe bwera. Haleluya. Zaburi 68:6. Izindi version 5. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuga. Uwiteka arakomeza. Nimwige gukora icyiza, nimwige gukora icyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mfubyi, mutabara umupfakazi. Kigali warabikoze. Kigali warabikoze. Murwane ku mfubyi. Kigali warabikoze. Ko wakoze amahano. Imfubyi z'abahutu nta gaciro zifite mukajugunya. Zarishwe na RPF inkotanyi. Wabyawe na wavutse ku babyeyi babiri, bo nabo ntago bafashwa. N'amahano. Akunga k'Uwiteka niko kabivuga. Ninde munyarwanda wari we wese mu rwego yaba arimo rwose wakwihandagaza imbere y'isi yose agatangaza ko
ingabo za RPF inkotanyi zitakoreye jenoside abahutu? Ninde wahangara akabivuga? Tukabivuga imbere y'Uwiteka. Iyo tangaza karitanya imbere y'Uwiteka akabihamya, usibye imbere y'abanyabinyoma. Ninde wahangara gukora iryo tangazo ngo yihandagaze? Ku isi yose abanyarwanda nibo bonyine bazi amateka yabo. Ntawe ugomba kutubeshya. Ntabwo amateka yacu tuyigishwa n'abatari abanyarwanda, kuko turayazi kurusha uwari wese utari umunyarwanda. Hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Icya mbere, amateka y'ibyabaye. Icya kabiri, ibyemezo by'inkiko. Tugomba kubitandukanya. Amateka y'ibyabaye yemeza ko interahamwe zakoreje jenoside abatutsi bari mu gihugu mu 1994. Uko nukuri kwambaye ubusa. Amateka arabishumangira. Icya kabiri, amateka y'ibyabaye yemeza ko RPF inkotanyi yakoreye abahutu jenoside haba mu gihugu n'abahungiye muri Kongo. Amateka arabishumangira. Uko nukuri kwambaye ubusa. Uwiteka yateyeho kashe. Mu minsi iri imbere inkiko zizakora akazi kazo zishingiye ku mateka y'ibyabaye. Abiyitaga ko bashinze imisi bazamenye uko bigenze. Amateka ntabeshya, amateka ntahinduka. Abigira nyoni nyinshi, ibyabo bigiye gushyirwa ahagaragara mu minsi iri imbere. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuga. Ninde munyarwanda utazi icyo Kizito Mihigo yazize muri mwebwe, abo mu gihugu n'abo hanze y'igihugu? Ninde munyarwanda utazi icyo Kizito Mihigo yazize? Icya mbere, umumarayika Kizito Mihigo yazize inzira nziza yari yaratangiye yo guhuza abahutu n'abatutsi n'abatwa. Icyo nicyo yazize. Uwiteka arabizi. Icya kabiri, umumarayika Kizito Mihigo yazize gushyira ahagaragara ubwicanyi ingabo za RPF inkotanyi zirongowe na Kagame Paul zakoreye abahutu. Ibi Uwiteka arabizi, yateyeho kashe. Icya gatatu, umumarayika Kizito Mihigo yazize kwamagana ivangura rikorerwa imfubyi, zaba iz'abatutsi, abahutu cyangwa abatwa. Imfubyi zose ni imfubyi. Icya kane, umumarayika Kizito Mihigo yazize kwamagana ivangura ry'imfu. Impfu zose ni impfu, yaba uwishwe na RPF inkotanyi, yaba uwishwe n'interahamwe. Impfu zose ni zimwe. Abapfuye bose bagomba kwibukwa. Niba igikorwa cyo kwibukwa kigomba kubaho kuri bose. Uku niko kunga abanyarwanda, uku niko guhuza abanyarwanda. Ibiri hanze y'ibi ni ivangura. Icya gatanu, umumarayika Kizito Mihigo yazize kwamagana ivangura ryose. Ni koko kandi nibyo, ndi umunyarwanda igomba kubanzirizwa na ndi umuntu. Ibi nibyo umumarayika Kizito Mihigo yazize. Uwiteka arabizi, uhoraho arabizi, yateyeho kashe. Tugiye kurebera hamwe isano iri hagati ya Kizito Mihigo na Yohana Umubatiza. Kizito Mihigo amaraso ye agomba kubera abanyarwanda agaciro gakomeye cyane. Tugiye kurebera hamwe isano iri hagati ya Kizito Mihigo na Yohana Umubatiza. Icya mbere, Yohana Umubatiza yiciwe muri kasho azira kwamagana abayobozi gito. Kizito Mihigo nawe yiciwe muri kasho azira kwamagana abayobozi gito. Icya kabiri, Yohana Umubatiza ntiyigeze atinya kwamagana ikibi aho yakibonaga gihagaze hose, nubwo yabonaga ingaruka z'urupfu imbere ye. Kizito Mihigo nawe ntiyigeze atinya kwamagana ikibi aho yakibonaga hose, nubwo yabonaga ingaruka y'urupfu yahagaze imbere ye.
cya gatatu, Yohana Umubatiza yashimwe n'Imana n'abantu, agirwa mukuru mu babyawe n'abagore. Kizito Mihigo nawe yashimwe n'Imana n'abantu, agirwa mukuru mu babyawe n'abagore. Cya kane, Yohana Umubatiza ntiyapfuye ni muzima kuko abana b'Imana ntibapfa. Kizito Mihigo nawe ntiyapfuye ni muzima kuko abana b'Imana ntibapfa. Ibi ni ibintu bine by'ingenzi bigaragaza isano iri hagati ya Yohana Umubatiza na Kizito Mihigo. Turangiza, uyu munsi wa none Yohana Umubatiza aramutse azutse akazukira hagati y'Abanyarwanda, yakora imirimo ikomeye hagati y'Abanyarwanda. Uyu munsi twabonye ko umurimo wa mbere yakorera hagati y'Abanyarwanda ni ukwamagana yivuye inyuma ivangura rikomeye riri hagati y'imfubyi z'Abanyarwanda ndetse n'abapfakazi. Uyu ni umurimo wa mbere Yohana Umubatiza yakora aramutse azutse akazukira hagati y'Abanyarwanda. Ubutaha rero tuzareba umurimo wa kabiri Yohana Umubatiza yakora aramutse azutse akazukira hagati y'Abanyarwanda. Ndabashimira abanyeshuri beza ko mwakurikiye ijambo ry'Uwiteka, ijambo rikomeye ryoherejwe uyu munsi ngo rigere ku Banyarwanda, kuko ibihe turimo birakomeye. Iki ni igihe cya nyuma cy'imbabazi. Muri uyu mwanya rero tugiye gusengera igihugu cy'u Rwanda mu buryo budasanzwe. Muri uyu mwanya tugiye gusengera igihugu cy'u Rwanda mu buryo budasanzwe. Reka twicishe bugufi maze dusengere igihugu cy'u Rwanda kuko gikeneye amasengesho kandi akomeye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'ibiriho byose. Nje imbere yawe mpagaze mu mwanya w'Abanyarwanda bose, ari abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Tabara igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyeguriwe Yesu Kristo, ariko ibigikorerwamo ni amahano. Tabara igihugu cyawe maze uha Abanyarwanda umunezero. Birababaje kubona Abanyarwanda badashobora kuva mu gihugu cyabo ngo babe bagisubiramo gusura inshuti n'abavandimwe. Birababaje. Ibi byose kubera ubutegetsi bubi, ubutegetsi bw'amacakubiri, ubutegetsi burangwa no kumena amaraso, ubutegetsi bw'igitugu butegeka ibidashoboka, ubutegetsi budakunda abaturage. Dusabiye Abanyarwanda bari mu gihugu cyahinduwe gereza à ciel ouvert. Dusabiye Abanyarwanda b'impunzi aho banyanyagiye hose, by'umwihariko abakiri mu mashyamba ya Kongo. Dusabiye igihugu cyose, dusabiye ibihugu byose bikeneye ubutabazi bwawe, by'umwihariko ibihugu byo mu biyaga bigari. Tabara abakongomani, bararira barabogoza kubera ubutegetsi bubi dufite i Kigali. Dukize ubutegetsi budaha agaciro ikiremwa muntu, maze uduhe guverinoma ya Yesu Kristo, un gouvernement théocratique. Mbisabye mu izina ry'Abanyarwanda bose, ari abari mu gihugu ari abari hanze y'igihugu bose, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye ko biduhaye kuko wadusezeraniye. Amen. Nyagasa uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani Nyagasa, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshada
wakijije abisirayeli ingabo za farawo ukora inzira mu mazi baherako barambuka farawo abigerageje ararohama Nyagasani Nyagasani wiyeretse Aburahamu yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho none natwe turizeye kuri Imana isumba byose duteze wagakiza Shaddai, Elyon Adonai, nuhinduka ibihe byose. Shaddai,